Prakash mugabo umwana ari kubumva ni iki mada ariko hari akantu utabonye usiko umwana wacu amaze iminsi natajya muri siporo kwiruka mu gitondo wibuke buri gitondo yabyuka gusika uko ari byo we warayibonye ivuga gahoro ubundi buri gitondo yabyuka akajya gutegereza wa mukobwa asa nkaho yibagiwe wa mukobwa yakundaga Junu bitewe na Puriya umusore ubundi buri gitondo yabyuka akajya kwicara muri ya rompo ategereje umukobwa kuva batoragura uyu mwana ese ujya ubona ukuntu umwana wacu ari kumwe na Puriya aba yishimye aho uko ufite ubwenge bureba abagore buriya bareba utuntu twose baba bafite ubwenge baba bareba kure ibyo abagabo tutabonye abagore baba bareba baba babizi tugaruka habereye ubukwe bamaze iminsi bari kubutegura umukobwa kureba hariya yabonye wa musaza wajyaga umuhibira kera bakiri abana umusaza bajyaga baguraho ibiraha yaje gukurana n'ubu aracyagura ibiraha yari special ijoro nabyongerera ubukarite umusaza naga mwibuka kari kakiri gata kagurisha ibiraha rinza asaza akigurisha ibiraha akazi kose ni akazi kombi ni akazi nicyo kinyarwanda cyane biminsi yele beta mwakire noneho mpereza n'igituzi amuha igituzi arakikandiramo kumwe birya agakira umwana uranyibutse noneho kumbe niwe wa mwana we warakuze cyane uracyarya ibirahanuryi umuco wa kera kugira ngo upfe biba bigoye umwana apfa mwiterura ese kakana bitaga Sonu twajyaga dusangiye ibiraha waba ukibuka nta muntu wapfa kukibagirwa karakana keza kanacuranga ese waba uzi ahantu ari oya amaze igihe kinataboneka hari abambwiye ngo kahuye n'impanuka kuva umwana yahura n'impanuka nta muntu wongeye kumubona ndetse na rompuwe barayisenye baratwimura nahise niyizira muri iyi bizinesi ariko uriya mwana yari mwiza nta muntu wamwibagirwa yari umwana mwiza kobwa yumvishe ko Sonu we yahuye n'impanuka ngo kuva icyo gihe nta muntu wongeye kumubona yumvishe ko Sonu ashobora kuba yaranapfuye iyo yaje hakurino afata gitari tangira gucuranga ya ndirimbo Sonu yari yaramwandikiye ya manota yarayicuranga agahinda kenshi Sonu ngo kuva icyo gihe nta wongeye kumubona kumbe dore Sonu baririrwana ati mu gihe nk'iki cyo gutandukana icy'uburibwe gusa aribwo busigara umusore ari hano telefone हेलो bite Puriya हाय दो madamu uraho अरे घर नहीं आई क्या बात है hashize iminsi ibiri byakugendeye gute nanjye ntabwo buri ubushake वो कविता की शादी की तैयारी narindi bize के लिए ही सही पर यहाँ और byibura ngwino dore mu minota 5 मैं आ जाऊंगी sawa बाय gira no barahuye हेलो muraho बहुत बार कॉल किया nagerageje guhamagara बार कॉल किया था nanjye nagerageje guhamagara क्या था मैं तैयारियों में बिजी gusa nari mugiye mu myiteguro y'ubukwe सॉरी मैं भी थोड़ा सा बिजी था और कैसे चल रही शादी की तैयारी तैयारियों को छोड़ो कविता तुम सबको जान से मार देगी अगर तुम शादी में नहीं आई कल संगीत है Kavita araza kunyica nimutaza mu bukwe mwese हमें नहीं बुलाओगी अंकल आंटी की जरूरत utadomagaye twe ntabwo dukeneye mu bukwe शादी में baba bamaze hafi icyumweru kirenga bategura ubukwe bw'abahinde baserebura wagira ngo ubukwe bwabaye शादी परसों है अंकल we nuko utarataba ubukwe bwabo ngo urebe narumiwe buriya buri gihugu kiba gifite umuco maze gutaha amakwa 3 yaha ariko narumiwe तुम्हारी फ्रेंड की शादी को लेकर तुमसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ जानती हो क्यों क्यों आंटी तुम्हारे पेरेंट्स से मुलाकात हो जाएगी यही सोचकर katurure mwihangane प्रिया मुझ में एक बहुत ही Puriya rero wa mwana we burangira umuco mubi दिमाग में होता है buri kintu ntekereje mpita mvugiraho कि अभी के दिल में क्या है उससे पूछने की जरूरत नहीं mbanze kiri umutima w'umwana wanjye hafi nubwo nakimubaza
mu minsi 3 tuzajya muri Amerika पूछ रही हूँ ariko reka nkubaze क्या तुम ese umwana wanjye Avinash uramukunda cyangwa uramukunda umukobwa yabitekerejeho madam मैं उसे पसंद ndamukunda pe sinakubeshya sinajyaho ngo mbeshye ariko मेरे दिल में कोई umutima wanjye si uwanjye hari undi yawugeneye मैं चलती हूँ bivuze ngo uyu mukobwa yakunze Avinash yasanze nyine ari kumuteretera asanga n'umukobwa ari kumutera inda avuga ati Avinash ndamukunda ariko umutima wanjye si uwanjye hari undi nawugeneye